bakristo bavandimwe, kristo yazakuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyeme dusangire amasomo atagatifu kiriziya umubyeyi wacu wategure kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Yozuwe. Muri iyo minsi Yozuwe yari yakoranyirije imiryango yose ya Isirayeli Sikemu, maze arababwira ati: ubu rero nimutinye kandi mukorere Uhoraho mu butabera n'ubudahemuka. Nimwigizeyo ibigirwamana ba so bayobotse hakurya y'uruzi no mu Misiri, maze mukorere Uhoraho. Ariko niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo uwo mushaka gukorera, byaba ibigirwamana ba so bayobotse bakiri hakurya y'uruzi, cyangwa se iby'Abahemori mubereye mu gihugu. Naho njye n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Rubanda baramusubiza bati: hehe n'igitekerezo cyo kwimura Uhoraho ngo dukorere ibigirwamana? Uhoraho ni we Mana yacu, we watuvanye mu Misiri, twe n'ababyeyi bacu, akatuvana mu nzu y'ubucakara, agakorera ibyo bimenyetso bikomeye mu maso yacu. Yaturwanyeho mu rugendo rurerure twakoze no mu mahanga yose twagiye tunyuramo. Uhoraho yirukanye amahanga yose imbere yacu, cyane cyane Abahemori batuye igihugu. Natwe rero tuzakorera Uhoraho kuko ari we Mana yacu. Yozuwe abwira rubanda ati: ntabwo muzashobora gukorera Uhoraho kandi ari Imana y'intungane n'Imana ifuha, itazihanganira ubwigomeke bwanyu n'ibyaha byanyu. Nimwitandukanya n'Uhoraho mugakorera ibigirwamana by'amahanga, azahindukira abagirire nabi, abatsembe nyuma y'ineza yose yabagiriye. Rubanda basubiza Yozuwe bati: reka da, ntibikabe, kuko tuzakorera Uhoraho. Yozuwe arababwira ati: musanzwe muzi ko ari mwe ubwanyu mwihitiyemo gukorera Uhoraho. Baramusubiza bati: turabyiyemeje. Yozuwe arakomeza ati: noneho rero nimwigizeyo ibigirwamana by'amahanga biri muri mwe, maze mwerekeze umutima wanyu kuri Uhoraho Imana yanyu. Rubanda basubiza Yozuwe bati: tuzakorera Uhoraho Imana yacu kandi twumvira ijwi rye. Uwo munsi Sikemu Yozuwe agirana isezerano na rubanda, abaha amategeko n'umuco bazagenderaho. Ayo magambo Yozuwe ayandika mu gitabo cy'itegeko ry'Imana, afata ibuye rinini arishingisha aho ngaho munsi y'igiti cy'umushishi cyari bugufi y'ingoro y'Uhoraho. Yozuwe abwira rubanda rwose ati: dore iri buye ni ryo rizadushinja, kuko ryumvise amagambo y'Uhoraho avugana natwe, rizabashinja kugira ngo mutabeshya Imana yanyu. Yozuwe yohereza rubanda buri muntu mu isambu ye. Nyuma y'ibyo byose Yozuwe mwene Nuni umugaragu w'Uhoraho apfa agejeje ku myaka 110. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho ni we munani wanjye n'umugabane wanjye. Imana yanjye unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti: ni wowe mutegetsi wanjye. Uhoraho wowe munani wanjye n'umugabane wanjye, kuko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira Uhoraho ungira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho muramuzirikana ubudahwema, ubwo andi iruhande sinteze guhungabana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu bamuzanira abana bato ngo bashyireho ibiganza abasabira, maze abigishwa be barabakabukira. Yezu niko kubabwira ati: nimureke abana bansange, mwibabuza kunyegera, kuko ingoma y'ijuru ari iy'abameze nkabo. Nuko bamaze kubashyiraho ibiganza ava aho hantu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu kiriziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aradushishikariza guhitamo uwo dushaka gukorera. Yezu Kristo mu Ivanjili aratwibutsa ko ingoma y'ijuru ari iy'abameze nk'abana bato.
gutinya gukorera uhoraho mu butabera n'ubudahemuka, kumva no kumvira ijwi rye nibyo bizadufasha kumumenya no kumukorera iteka. Impamvu zo gukorera Imana ni nyinshi. Dukorera Imana kuko ariyo yatuvanye mu bucakara bw'icyaha ikatugira abana bayo tubikesha Yezu Kristo. Ibyo twabiherewe mu isakaramentu rya batisimu ryatugize abana b'Imana ku buryo budasubirwaho. Hari ibimenyetso byinshi kandi Imana itugaragariza bituma tugomba kuyikorera. Imana yaturwanyeho muri byinshi kandi itugaragariza ineza yayo idahwema kutugirira. Tugomba rero gukorera Imana kuko ari Imana yacu, kuko ari igenga byose. Icyo Imana itihanganira natwe twari dukwiye kwanga urunuka n'ubwigomeke ndetse n'icyaha. Ni ugusenga ibigirwamana, ni uguhigika Imana, ni ukutubahiriza amategeko yayo, ni ukuyitera umugongo. Icyo Imana idusaba ni ukuyibera abana nayo ikatubera umubyeyi. Duhitemo rero gukorera Imana, ibyo bidufashe kwitandukanya n'ibitariyo byose kandi tubigendere kure. Yezu Kristo rero mu Ivanjiri aratugaragariza ko ingoma y'Imana irangwa n'ukuri, ukwizera, urukundo, ubuziranenge n'ubuzirabwandu, ubwitonzi no guca bugufi, nk'uko ibyo biranga abana bato. Iyo Yezu Kristo adusaba kuba nk'abana bato, ntaba adusabye kuba abana bato, ahubwo aba adusabye kureba imigenzereze yabo n'ubuzima bwabo kugira ngo tubyigane, tuba abantu barangwa n'ukuri nk'abana. Umwana avugisha ukuri akagendera mu kuri, ntitandukanye nako, kuko aba yumva ko icy'ingenzi ari ukuvugisha ukuri. Ukwizera rero kuranga umwana. Iyo umwana afitiye icyizere umubyeyi we, usanga yumva ko nta cyamuhungabanya. Natwe tugomba kugirira Imana icyo cyizere, icyizere twumva ko cyadufasha kumenya ko kuba Imana iri kumwe natwe nta kintu na kimwe cyaduhangara. Umwana arangwa n'urukundo. Iyo tuvuga ngo ni igisekeramwanzi, ni uko asekera bose kandi nta buryarya. Umwana rero arangwa n'ubuziranenge ndetse n'ubuzirabwandu. Ubwitonzi buranga umwana bushingiye hari ku ntege nke z'aba yifitiye, natwe bigomba kutwigisha kuba abantu barangwa n'ubwitonzi kandi baca bugufi. Dusabe Nyagasani aduha ingabire yo kumukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi, no guhora iteka twisanisha nk'abana bato, turangwa n'ubutungane, dutera intambwe ubutaretsa, dusingira ubutagatifu Yezu Kristo yaturonkeye. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na nyir'impuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.